Bonjour, tugiye kwinjira muri tombora ya Sekafa Kagame Cup igarutse mu Rwanda. Ndi kumwe na kapiteni. Bonjour, amakuru y'iminsi. Uri umwe mu bantu bagiye kutuyobora muri iyi tombora Sekafa Kagame Cup. Ku ruhande rwa bivuze iki? Ekipe ya Rayon Sport yaguye mu itsinda rikomeye cyane. Ise Gikundiro yaba izabasha gukora amateka cyangwa izakomwa mu nkokora na Al Hilal? Muri iyi video tugiye kureba byimbitse tombora yose ya Sekafa Kagame Cup 2026. Turareba uko amakipe yose yagiye mu matsinda, impamvu itsinda rya Rayon Sport ryiswe n'abenshi itsinda ry'urupfu, imbaraga za Al Hilal yo muri Sudani, Tusker yo muri Kenya ndetse na KVZ yo muri Zanzibar, ndetse ndamahirwe nyakuri Rayon Sport ifite yo kugera mu cyiciro gikurikira. Ubwo kandi turanarebera hamwe uko APR FC yisanze mu itsinda ririmo Vipers Soccer Club, Gor Mahia ndetse na Garde Republicaine. Icyo matsinda asobanuye ku guhagararira rero u Rwanda muri aka gace, ibyo abafana bashobora kwitega muri iri rushanwa rizabera i Kigali guhera ku itariki 24 ndetse rikazageza kuri 7 Kanama. None ekipe ya Rayon Sport abizabasha guhagararira neza u Rwanda imbere y'aya makipe akomeye yo muri Afrika y'Iburasirazuba niyo hagati? Ese yabizashobora gutsinda Al Hilal ifite amateka cyane muri Afrika? Ese ubundi nabahe bakinyi bashobora kuza kuba bahindura umukino muri ekipe ya Rayon Sport? Na yahe makipe se afite amahirwe menshi yo kwegukana iki gikombe? Ibi byose hamwe n'ibindi byinshi cyane utamenye ku itsinda Rayon Sport irimo, utamenye kuri tombora ya Sekafa Kagame Cup ikomeje kuvugisha benshi. Ibi byose rero ndetse n'ibindi byinshi cyane nibyo tugiye kugarukaho muri iyi documentaire irambuye. Wowe nimba uri umukunzi wa Rayon Sport, ukaba uri umukunzi wa APR FC cyangwa ufana Amavubi, ukaba ukunda amakuru y'umupira w'amaguru, iyi video ni iyawe kuko irimo amakuru menshi. Uyirebe guhera none aha kugera ku musozo, maze utange igitekerezo cyawe, ubanze umbwire usubize kino kibazo: ese Rayon Sport yabizarenga amatsinda maze ikabizagorwa n'irihe tsinda rikomeye? Mbwira uko byumva, twandikira igitekerezo cyawe muri comment, maze ibitekerezo byanyu ndabyumva maze byose nkabisubiza. Usubize nimba izarenga mu matsinda cyangwa nibizagorwa n'iri tsinda rikomeye gutya. Ubundi reka twinjire muri iyi nkuru neza. Ubundi nyuma y'igihe kinini abafana b'umupira w'amaguru bategereje amatsiko menshi tombora Sekafa Kagame Cup uyu mwaka, tombora rero yamaze gukorwa, maze Rayon Sport yisanze mu itsinda rikomeye cyane ririmo Al Hilal yo muri Sudani, Tusker yo muri Kenya na KVZ yo muri Zanzibar. Iyo nkuru yahise kwirakwira mu bakunzi ba Gikundiro, bamwe bavuga ko amahirwe yo kwerekana rero urwego ikipe igezeho, abandi bakavuga ko ari ikizamini gikomeye cyane itazabasha gushobora. Sekafa Kagame Cup rero ni rimwe mu marushanwa akomeye cyane ahuza amakipe akomeye yo mu Burasirazuba ndetse n'ubwo hagati muri Afrika. Kuri iyi shuro iri rushanwa rizabera i Kigali mu Rwanda guhera ku itariki 24 Nyakanga, rikaba rizageza kuri 7 Nyakanga, ubwo ni muri uyu mwaka turimo 2026. Ibintu bivuze ko amakipe y'u Rwanda azaba afite amahirwe menshi yo gukinira imbere y'abafana bayo. Rayon Sport yinjiye muri rushanwa ifite icyizere gishya nyuma yo kwiyubaka no kongeramo abakinnyi bashya bafite ubushobozi bwo kuzamura urwego rw'ikipe, ariko kuba iri kumwe na Al Hilal ni imwe mu makipe afite amateka akomeye cyane muri Afrika. Byahise bituma rero abantu benshi bibaza niba Gikundiro izashobora kwandika amateka mashya maze ikaba yakuramo iyi kipe yo muri Sudani bita Al Hilal Omdurman. Ubundi Al Hilal Omdurman ni ikipe imenyerewe cyane mu marushanwa ya CAF Champions League. Ni ikipe ifite ubunararibonye bwinshi, abakinnyi bafite ubuhanga ndetse n'ubwitonzi ndetse n'uburyo bwo gukina butuma amakipe menshi ayitinya. Ariko amateka agaragaza ko umupira w'amaguru ugira ibitangaza, kandi Rayon Sport nayo ifite abafana badasanzwe bayitera imbaraga. Ubwo icyo bivuze yuko umupira uzaba uryoshye ariko utazaba woroheye abakinnyi muri rusange. Hari kandi na Tusker yo muri Kenya. Iyi ngiyi
ni ikipe imaze imyaka myinshi yitwara neza muri shampiyona y'iwabo no mu marushanwa mpuzamahanga. Uyu mukino nawo uzaba usaba Rayon Sport gukina yitonze cyane kugira ngo ibashe kubona amanota, kuko iyi kipe rero ntabwo ari ikipe yoroshye. Hari ikindi kandi hari ikipe yitwa KVZ FC yo muri Zanzibar. Iyi nayo ntabwo ikwiriye gusuzugurwa, kuko nubwo itazwi cyane nk'andi makipe yo muri iri tsinda, amakipe menshi akunze gutungurwa nayo, amakipe adahabwa amahirwe. Rero niyo mpamvu buri mukino uzaba umeze nka finale kuri ekipe ya Rayon Sport. Mu rundi ruhande kandi ekipe ya APR FC nayo yisanze mu itsinda A hamwe na Vipers yo muri Uganda, Gor Mahia yo muri Kenya na Garde Republicaine yo muri Djibouti. Ibi bivuze ko amakipe yombi ahagarariye u Rwanda azahura n'ibizamini bikomeye cyane. Abafana, abasesenguzi n'abandi bantu bakurikirana iby'umupira wo mu Rwanda bavuga ko ekipe ya Rayon Sport ifite amahirwe yo kurenga amatsinda igihe yakina ifite gahunda koko, ikarinda amakosa yoroheje kandi igakoresha neza amahirwe yo gutsinda ibitego. Umwuka mwiza mu ikipe, ubufatanye bw'abakinnyi ndetse n'inkunga y'abafana bishobora kuba intwari ikomeye cyane. Abafana ba Gikundiro bo ntibahwemye kugaragaza icyizere ikipe yabo. Ku mbuga nkoranyambaga benshi batangaje ko nta kipe batinya, ndetse bamwe bavuze ko igihe kigeze ngo Rayon Sport nayo yerekane ko ishobora guhangana n'andi makipe akomeye ku mugabane wa Afurika. Mbibutse ko irushanwa rifite amaso rero y'abakunzi b'umupira benshi, kuko rizahuza amakipe afite amateka akomeye. Buri mukino uzaba ufite igitutu gikomeye cyane, kandi amakosa make ashobora kuzahindura byose mu by'ukuri. Ikindi kintu gishimishije nuko Sekafa Kagame Cup igarutse kubera mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi. Bikaba rero ari amahirwe yo kongera kugaragaza ubushobozi bw'igihugu mu kwakira amarushanwa mpuzamahanga nk'uko u Rwanda rwagiye rubigaragaza. Nimba rero ekipe ya APR FC izerekana yuko ari ikipe ikomeye cyane, ubwo kandi na Rayon Sport nayo ikaba yakwerekana ko ari ikipe imwe mu makipe ahagarariye u Rwanda kandi akomeye. Ibyo ngibyo ntago twabimenya. None Rayon Sport ubundi mbere ya byose yabizashobora gutsinda ekipe ya Al Hilal maze igatangira neza? Ese yabizabasha kurenga itsinda besi bita iry'urupfu? Cyangwa se ekipe ya Al Hilal Omdurman yabizongera kwerekana ubukombe bwayo maze ikayikuramo rugikubita? Igisubizo cyabyo kizagaragarira mu kibuga, kuko ntago cyagaragarira ahangaha. Ariko ikintu kizwi cyo nuko Sekafa Kagame Cup igiye kuba imwe mu marushanwa azakurikiranwa cyane, kandi abafana ba Rayon Sport biteguye gushyigikira ikipe yabo kugeza ku munota wa nyuma. Ibindi iminsi iri imbere iraza gusubiza ibibazo byose, ariko kugeza ubu amatsiko ni menshi, ndetse buri mufana wa Gikundiro ategereje kuzabona nimba ikipe yabo ishobora gukora amateka mashya imbere y'abafana bayo. Hari ibindi kandi bikomeje gukorwa muri ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bamaze kugurwa, imyiteguro iri kubera Igicumbi n'ibindi byinshi cyane. Amakuru yose ya Rayon Sport, amakuru ya APR FC, byose uzajya ubisanga kuri iyi channel.